man ndishimye kare nashatse kuvuga birangora kubera yibonye maze imyaka myinshi naza hano ariko harimo abantu benshi tuziranye mwagiye mudufasha bitari jewe jenyine n'ibintu nashobora kuzibagirwa cyangwa se guca gusuzugura abadukina tudahari. So uyu munsi rero nishimiye ko ngarutse tukongera tugakorana by'umwihariko nkabona ukuntu muje no guha agaciro industry kandi n'undi muhanzi utari jewe buriya bigomba kubyishimira. Sinzi rero dushobora kubazanya bikeya reka duhere hafi. Ikibazo mfite ibibazo bibiri cyane cyane gushimira ko ugarutse mu thank you cyane rimwe ndashaka kubaza ku bijyanye n'imikoranire yawe na company ya KLC cya kabiri tworezaho ni ikijyanye no kuba bamwe batanyuzwe no kuba hari indabyo zategura ikibuga cy'indege ugahabwa rumwe urundi rugakumirwa navuze bati ibintu nta mahano ntabwo bibaho ntabwo bakumva ntabwo rwaba ruri n'uburozi byo nyir'izina wenda ni amakuru menye yanga ko kuga protocol yari yakozwe byo ni ikintu wakirite muri wo. Okay, uvuze company yitwa ngo iki? KLC ni company itunganya okay, I think if it should ikora muri iyo company ariko company yose nyizi maybe wahuye n'umuntu ukoramo tuziranye ni nk'ukuntu nawe uri hano ufite company uhagarariye ukabumbaza icyo mufana na company yawe ntacyo bagiye so ariko warumbaje ikindi kibazo kijyanye na n'indabo. Okay, nta honestly ntabyo nabibonye ariko ariko bazimpaye nyuma. Hari n'iza famille zaje ntabwo nazifashe barambabarira, hari mu kuzine wazizanye pink cyangwa ariko izaje mbere nizo nakiriye. Tukomeze ku murongo. Nyuma ya 12 years utari mu Rwanda n'iki kintu cya mbere umbuye cyangwa iki kintu cya mbere wari kumwe mu Rwanda. And then ikindi cya kabiri ese n'iki tugomba kuexpectinga kuri performance yawe muri concert. And then icya gatatu n'iki kintu cya mbere ufitiye amatsiko cyane hano mu Rwanda. Ibibazo biri serious. Ibintu nari nkumbuye urambabarira mu bintu nari nkumbuye ni abantu cyane aribo mu by'ukuri ntabwo mfite ikintu kiruta ikindi ariko ndigura n'ikintu nkakibona avuga ni ikintu biracyahari ariko nk'amafunguro hanze ntabwo tugira amafunguro meza nk'ayanyu. Karengi yari hejuru free udashobora kubona hanze nk'izo bita marakuca akeka wayibona ariko byaba bigoye. Performance niyo kabiri mbajije honestly nta birenze bindi iby'indirimbo zanjye kuziririmba. Nta zindi ndirimbo z'undi muntu zarimba n'izanjye ariko bizaba biteguye neza, bizaba ari ubwa mbere, zaba mpuye n'abantu bushyashya. Bahari abatanzi ko hari new generation ihari nta batanzi ngomba kubereka ko bibashije. Icya gatatu icyo nshaka kureba byinshi ntangiye kwibona nyuze hano mbaza ahantu turi baramubona Kicukiro nigeze kuhatura ariko ndahayoberwa. So hari byinshi nyiri kugenda ndeba ndabizi igihugu bwacyo bizanungura. Dukomeze twihutare mu ndi mugabo. Akenshi abanyarwanda cyangwa n'abandi bitandukanye bagiye bakagenda kwiga hari igihe usanga bavuga bati no hari opportunities nyinshi minisiteri y'abagaruka kubera icyo batekereje ko ari biri kugaruka mu Rwanda
iki kiri special u Rwanda utekereza ko uzabaho opportunities nyinshi waba ufite out there. Icya kabiri ntekereza ko abanyarwanda ntabwo bagize amahirwe yo kuenjoy because ntabwo ntabwo baguhaye ugiye kureba 10 Breakthrough na kugenda 17 bagaruka muri campaign I think ko utaduhaye ibyari bihagije. Ntabwo utekereza ko ino show ugiye gukora hazaba hari nka blurry ya David Robano abantu batazabona ukuntu baryoherwa na Kitoko wabo. Why utakoze show yawe like one man show cyangwa se bivuze homecoming show tukabona wenda pictures ba Bella Boys kababaza ku stage n'abandi bantu bagiye gukora indirimbo kugira ngo tubone Kitoko nyine tumwinjoying like azwe n'ikirizo cy'umuntu. Ikibazo cyawe kirimo nka 5 ariko ndasubizamo 2 kuko ni kimwe ariko gifatanye n'ibintu byinshi. Impamvu yo kujya hanze nkagaruka, ikibazo cya kabiri cyawe cyabishubije. Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubana n'abafana banjye cyane. Iyo nayo ubwayo ni impamvu yatuma ntaha. Hanyuma opportunity zo hanze n'iziri hano burya biterwa n'umuntu. Ntabwo ushobora kumbwira ngo umuntu uri hanze abayeho okay reka mbabwire ikibazo atambaje munabimenye, sibyo? Hanze ni heza bitewe n'icyo ugiye kurebayo. Ugiye afite icyo ashaka gihari of course niba ari umugisha, ariko ugiye kubera ko abona abandi bose bagenda aba confused ahageze. Ni kimwe na hano. So nanjye kuba nje hano nzi binzanye, hari byinshi nk'ibyo uvuze, sinigeze ngira amahirwe yo gukora music neza, nubwo habaye amahirwe yo kumenyekana byihuse binoroshye, ariko nayo ni impamvu. Kandi ikindi tujya hanze gushaka ubumenyi kugira ngo tuze tubukoreshe hano kugira ngo bubyarire umusaruro ahandi byaba byiza bije hano. Reka umuntu kurira tugire turananiwe twese, reka twumve uwo muntu wundi. Yes. Yes, wajibirize. Ubundi ibyo nibyo turi mpamvu turi hano. Hanze ikintu cya mbere nabonye nuko umuntu ufite impano nubwo yaba afite one song uyibona nko mu professional abikora nk'umwuga nk'akazi, nubwo yazaba ari indirimbo by'urukundo yipakaje ukuntu avugisha abantu. Twebwe hari benshi bakora music kubera passion nka hobby, nubwo dushiramo amafaranga bo difference nabonye mfite mu experience yo hanze nuko umuntu ufite impano yari yo ntoya na kamera yawe ni ufite kamera okay sajya mfotora amafoto nyakoresha ibi nibi ibowe abikora nk'umwuga. Twebwe kenshi turabikinisha. So iyo ni experience nabana kuyariya no kuba ibintu bakaba serious. Twebwe kenshi tubifata bineneko ya kurikiye. Oya ibyo zuri rumazi ko hari na henshi bashingiye n'abandi nabo tutaza amazina wenda wamvuze kuri uwo nuko wazwi, ariko of course ntabwo ari byo. Icyambere cyari kihe sobe ugarutse gutura hano mu Rwanda nkuko byari bisanzwe cyangwa uzasigaye? Oya agendaje ntacyo nibagiwe kabisa, mugaruje cyane naje nje ya turi kugenda gutya. Mbese ko Veronica kuri mu Rwanda first of all dushimire intore kuba yakugiriye icyizere cyo kuzana umuntu bita umuhanzi wa mbere muri Afurika Davido. Ni ibibazo bibiri. Cya mbere uje mu Rwanda dufite example aba producer dufite ubu bagezweho nka Element cyangwa se Kiss. Umunara musogutishijemo uwo wakora nawe muri babiri wahitamo nde? Icya kabiri intore aramutse akwicara kuganiriza akakubwira ati mubo mwakoranye indirimbo amakuru adoze nshaka ko aho umwe muzahurira kuri stage wahitamo nde? Producer ni nk'umuhanzi, ntabwo ngira producer urenze ubundi. Of course hari ababara babizi ari abahanga, ariko nagiye ngerageza producer batazwi rimwe tugakora ikirimo kikaba kinini. So uwo ari we wese nabona kandi bose ndabubaha bakora neza.
bose turavugana rimwe na rimwe. Ele niwe twatangiyeho uduporoje tumwe na tumwe, ariko bose twakora ndakeka. Umbajije mu bantu twakoranye indirimbo ngiye kubasetsa, nagarura Meddy. Nagarura Meddy, Meddy ni inshuti yanjye kurusha uko turi abahanzi, ni umuntu w'umunsi tuvugana hafi buri weekend. Nzi ko bitakoroha ariko agarutse twakora igitaramo cyiza. Nitwa Minyawe, umunyamakuru wa Minyawe. Mbere yanjye karashimire Rusino wa igitaramo. Twongera kukubona na TikTok nk'umuhanzi noneho uje kuririmbira mu nyubako uzaba winjiyemo bwa mbere ya BK Arena. Nubwo bakikuraje ukavuga ko wenda nta bintu byaganje, ni inyubako itera abahanzi benshi ubwoba iyo by'umwihariko batarayigeramo. Kuri wowe performance yawe ibyo byabuje kwahurira ku rubyiniro na Davido hatarimo abo bahanzi nk'uko bavuze cyangwa ba Davido n'abandi basize, utekereza gute kuba Rusino yaragutekereje kuririmba n'icyamamare na Davido? Icya kabiri, ufite album iri gutegurwa na Medby, uteganya ryari ya album kwishyira hanze? Se indirimbo uzaririmba ku itariki 5 aho igitaramo kizabera, uteganya ko wenda album wayishyize hanze? Iki utegura uyu munsi hari abantu mwakoranye umuziki cyane bifuza no kukubona ari we Kitoko wenyine uri mu gitaramo cyawe wateguriye ubwawe bwite, ibyo urabiteganya, urabitegura kora ko n'ufite kuri album yawe niziye mu buryo abantu bavuga ko ntaza kwibagirwa kumere ku cyanyuma nta collabo, ariko narigomba kugira icyambere warumbaje kuri kare, bambaje ikibazo cyari tricky kuvuga ibyo ntego uko nibitekereza. Of course the excited iriya sale njya nyireba, nabonye ba Davido bayivugaho, nabonye abahanzi bo hanze, nta bwoba mfite, ahubwo ngiye mfite amashusho yo guhura n'abantu kumenya uko bameze, ariko nzi neza ko tuzategura ibintu bisa neza. Hano mufite abahanzi benshi b'abahanga beza, muri ibintu mumenyereye, ariko ngiye kubwanjye nzaba numva ari ibintu biri special kuko ni ubwa mbere mpinjiye. Nubwo niko bimeze, niko nta ndirimbo nzaririmbamo nshyashya, nyine indirimbo ndirimbana n'abandi bantu. Igitaramo cyanjye warumbajije ndabitegura n'ubundi twateganya gukorana na Brice, ariko nzategereza abantu babanze bumve album, ko ntabwo mbirivinga mu kuririmbira abantu indirimbo batazi. Genda mu old school, menyere kuririmbira abantu indirimbo bamfashe. So urumva harimo umwanya, iyo album urayizi nayivuzeho, izabanza isohoke, nisohoka abantu bayumve, nibarakumva. Yes. Koze nifasha mu binyamakuru y'Rwanda cyane no kwishimira ko nyuma y'imyaka 2 umaze kandi gukora mu gihugu. Kibazo n'ibindi cyambere muri 2017 bari Kigali kwamaza umukuru w'igihugu. Bamwe mu batwaye tuganira bakoko bari kuvuga zari bisanzwe ko byabasigiye experience nziza. Wowe muri kandi kuma kushize babashije kuza, ariko mu rwego ufite wasigaranye muri 2017 Okay, campaign buriya mwe rero usa numva ko nawe ushobora kuba umupeti. Campaign ya mbere nakoze yari na nziza, nagizemo experience irenze. Ntekereza ko ariyo mpamvu hajemo n'imirimo yindi ikurikira, yari ya 2010. Bwari bwo bwa mbere, impamvu ariyo mvuze, bwari bwo bwa mbere mbona imbaga y'abantu benshi imbere yacu bishimye bari hamwe. So iki kintu byadusigiye kubona ko twajyaga aho bakoraga ama shows menshi mu ntara, twajyaga kure cyane za Rutsiro, ugasanga abantu b'abaturage bari kuri indirimbo zacu. Cyari hari yanjye rifite Gakecuru maybe, byanyeretse ko ibintu dukora bigera kure na radio zari zitaraba nyinshi na internet. So experience nabonye nuko abantu ngo namenye ko abantu bakunda umuziki nyarwanda. Ikindi barumbajije ni in love rero hari amanota. Okay, nawe ngiye kubashyira mu muziki.
ariya manota agize ni love, ni amanota ubundi nkunda gukina kuri gitari, kuri piano. N'umuproducer wese iyo duhuye ndamubwira ngo nabicuranga kugira ngo ndirimbe ibintu indirimbo zitabaho, so ziriya zanje mu mutwe bigenda kuri murambabarira hanze badutegereje. Ihangane bro, hari gahunda twishe hanze, twari tuzi ko ari ibintu akanya gatoya. Okay, element ibyo yavuze ntabwo mbizi, turavugana numva ari umwana uri poli barubaha, ariko nshobora kuba ngoye. Uzi impamvu ushobora kuba ngoye mu muziki? Okay, ntabwo ngoranye mu buzima busanzwe. Nakuze ndirimba kuva ndi mutoya. Nta ibintu byose hari ibintu, iyo numva ikintu cyiza mba numva hari ikintu cyiza gishobora kubaho. So bano bana rero batoya hari igihe tavuga ngana nanjye nawe azabaza ibindi byinshi, azajya ba confuse gucuzinga. I think niyo mpamvu, ariko twiteguye gukora ibintu byiza. Murakoze, nitwa William Niyitegeka, nkorera Chita Magic. Benshi numvise byari ibibazo, ariko ngewe icyo mperaho lifetime umuziki wacu igihugu cyacu by'umwihariko muri Afrobeat, nakuvuga ntibavuze uri hano muri twe tubanze dukomera amashyi menshi kitoko bibarwa, dukomera amashyi kugira ubwo umuntu udasanzwe, ni umuntu benshi mu bari mu itangazamakuru uyu munsi twakuze tubona twishimira ibihangano bye, tubisubiramo tumufana cyane, kubona bose mu Rwanda ntekereza ko ari iby'agaciro kuri twebwe. Ikibazo cya mbere ndamubaza kuri Meddy, yakiriye gute kuba Meddy yarahagaritse gukora indirimbo z'urukundo cyangwa se indirimbo twita iz'isi? Ikibazo cya kabiri ndamubaza kuri President Paul Kagame wamukoreye indirimbo yitwa Thank You, ni umuntu ufata gute umutima wawe? Okay, ndagushima ko ushimye ibyo umuntu yakoze, ariko turacyakora ibindi byiza kurushaho. Ikibazo kuri Medal twabaye inshuti tukinjira mu muziki, gifite indirimbo yitwa Namayobera. Oya, indirimbo ya mbere ni iyo Prince. Oya, agira ubuntu yaje nyuma, twayimenye nyuma ariko niyo yasohotse mbere. Namayobera, thank you. So icyo gihe duhurira Butare, duhita tuba inshuti, tugenda mu bintu byinshi ntarondogora, twajyanye kuririmba na South Africa mu World Cup, icyo gihe badutoyemo turagenda, bituma turushaho kumenyana. Medina twarabanye cyane niwe ndi muri UK ama vacation menshi nabaga ndiwe, yaje UK. Meddy rero impamvu unyuzemo aho hose, Meddy usanzwe n'umuntu usanzwe asenga, yari atarerura ngo avuge ngo ndakijijwe cyangwa se hari ibyo ndetse burundu, ariko nkanje wabanaga nawe mu by'ukuri Meddy yari umurokore. Maybe kuba yafata wine muri fete je numvaga bitacira urubanza rw'itare ku muziki cyangwa yibare nk'umunyabyaha, ariko nje nta cyantunguye. Kandi ikindi ni byiza ubu ngubu n'umugabo ufite famille, by the way afite church, ntabwo nagomba kwibabwira, afite church online, mushatse muzamwe mugane turasenga buri wa gatandatu. Nubwo wenda bamwe n'umuvuga busa, urumva ko n'umuntu turi ntashobora gutungurwa uko ameze. Warumbaje kuri mzee ya perezida, mu by'ukuri ni byinshi navuga wenda bitari ngombwa muri interview, ariko nakuze mwumva, nakuze bitewe na famille yanjye ya radio bumvaga, iyo wumvisha radio hari comment umubyeyi yashyiraho, ntabwo ubuze ikintu ari kugushyiramo, ahubwo abagenda kumva wa muntu umubyeyi muri kumukumva, hari umuntu yemera, hari umuntu akunda ibyo akora, ariko utaramenya ibyo arimo mu by'ukuri. Then wakura ugashyira mu gaciro, ukaza kureba bya bintu ugasanga hari mukuri, ko hari ibintu bimwe na bimwe nk'abankundisha ndi umwana nakura ngasanga by confused. So ariko mbibonye mu buryo bituma ndushaho kwinjira. Kandi ikindi man, reka twe kuvuga muri politiki, ariko I think abanyarwanda babona difference, ntabwo ari rero mu babibona nanjye ndimo kumubona nk'umuntu w'umugabo. Reba u Rwanda ukuntu rumeze, naje muri Rwanda bwari ubwa mbere, hari indege zo muri Afurika hari ibintu byinshi twavuga mu by'ukuri kuri uyu muyobozi wacu yagiye adufashamo
kuri miriya ndirimbo niba uyumva naririmbye ari ntabwo nashatse kwamamaza navuga okay reka mvugire bagenzi banjye bidagereza kimwe tuguma kuba inshuti kimwe n'abandi